ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Hand of God. Amafaranga ni ubuzima. Amafaranga ni ubuzima nibyo. Uyu munsi kuri Hand of God ngewe namwe tugiye kureba hamwe amasomo 17 y'ubukire ku rubyiruko, cyangwa se amasomo 17 y'ubukire no ku bandi bantu. Ariko uyu munsi nibyo tugiye kureba amasomo 17 y'ubukire. Ese ni ayahe? Hirya no hino kuri iyi si yacu urubyiruko rwinshi rukorera amafaranga, ariko se ni bangahe bayagumana igihe kirekire? Kuyakorera si ikibazo. Ikibazo twibaza ni gute twayakoresha. Kuyakoresha ni gute? Uyu munsi kuri Hand of God tugiye gusesengurira amategeko 17 y'amafaranga yagufasha gucunga amafaranga yawe mu gihe uri hagati y'imyaka 20 na 30. Ese ni gute wacunga amafaranga yawe? Mutega amatwi iki kiganiro tureba aya mategeko 17 kuko nawe urayakeneye. Itegeko rya mbere riragira riti iyishyura ubwawe. Iyishyura ubwawe nibyo. Banza wihereze. Niba uhembwa banza wizigamire. Niba wisigarisha cyangwa se wizigamiye uba wiyubakira ejo hawe hazaza. Uba uteguye ejo hawe neza kuko bizagufasha no mu gihe kiri imbere. Iryo ryari itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri rigira riti habura ifaranga inshingano. Nibyo. Amafaranga atagenewe icyo agomba gukora apfa ubusa. Menya aho buri faranga rijya. Menya aho ugomba gushora amafaranga yawe. Yabyaza ndi muri make. Witagaguza amafaranga yawe. Iryo ryari itegeko rya kabiri. Itegeko rya gatatu rigira riti koresha make kurusha ayo winjiza. Iryo ni itegeko rya gatatu. Nibyo. Koresha amafaranga make ugereranyije n'ayo winjiza. Injiza menshi kurusha ayo ukoresha. Ibyo bizagufasha gutegura ejo hawe hazaza. Ubukire butangirira ku kwifata, kwirinda gutagaguza amafaranga, kwirinda gusesagura ndetse n'ibindi. Iryo ni itegeko rya gatatu. Itegeko rya kane riragira riti gira ikigega cy'ibyihutirwa. Nibyo. Gira ikigega cy'ibyihutirwa. Urugero, gira ikigega cy'ibyihutirwa. Urugero, niba hari nk'indwara ugomba guteganyiriza ko hashobora kubaho uburwayi, impanuka cyangwa se kubura akazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ukaba wabura akazi nta nteguza cyangwa se n'ikindi kibazo cy'ibintu byihutirwa. Nyine muri make birumvikana ko turabizi ko impanuka ntiteguza, uburwayi ntibuteguza. Ni nk'ibyo nyine itegeko rya kane ryo ritubwira riti gira ikigega cy'ibyihutirwa. Ibyo bintu nyine bitunguranye ubizigamire, ubishyire amafaranga yabyo kwawe. Iryo ryari itegeko rya kane. Itegeko rya gatanu riragira riti wowe ubwawe iga gushora imari. Iga gushora imari nibyo. Niko itegeko rya gatanu ritubwira. Iga gushora imari bizagufasha mu buzima gutera imbere, kuko batubwira ko amafaranga akora arusha agaciro yandi ukorera wenyine. Amafaranga niba ari gukora automatically cyangwa se warakoze investment ahantu runaka akomeza kwiyongera kurusha uko ufite source imwe y'amafaranga. Ibyo bizagufasha kuba watera imbere kandi ukaba wacunga amafaranga yawe muri iki gihe urimo hagati y'imyaka 20 na 30. Iryo ryari itegeko rya gatanu. Itegeko rya gatatu riragira riti buri gihe shaka uko amafaranga akorera wowe aho kugira ngo abe wowe uyakorera. Nibyo. Aha baratubwiye bati buri gihe shaka uko amafaranga yawe yakorera wowe. Shaka uko amafaranga yawe yakorera wowe. Nibyo. Ntugahore buri gihe uri mu kazi ukora wakobaguritse. Ntukore ubuzima bwawe bwose ukorera amafaranga gusa. Gira igihe cyo kuruhuka, witekerezeho, uhanga udushya, ukore n'ibindi bintu muri rusange. Kuko umuhanga yaratubwiye ngo amafaranga ajye gukorera ntukayakorere, kuko kugukorera n'uvuga ngo ujye uyifashisha hari ibyo ukemura gusa nawe ugire n'ikindi gihe cyo kuruhuka. Iryo ryari itegeko rya gatandatu. Itegeko rya karindwi riragira riti iga uko wakora amafaranga adasaba ko uhora ukora. Nibyo. Ni bimwe twari tuvuze mu itegeko ryo hejuru bijya komera kimwe. Kuri investment ahantu runaka, kuri imigabane muri kampani runaka, buryo amafaranga azajya yizana automatically bitabaye ngombwa kujya gukora, cyangwa se ube wagura nk'amazu akodeshwa mu gihe ufite ubushobozi uramaze kubona. Mu gihe hagati y'imyaka 20 na 30 gerageza ushakisha uburyo amafaranga yazajya yizana bitabaye ngombwa gukora. Icyo gihe itegeko rya karindwi. Itegeko rya munani riragira riti menya uko wafata ibyago neza. Ibyago bifite ubwenge byubaka ejo hazaza. Iryo ni itegeko rya munani. Itegeko rya cyenda riragira riti wiba imbata y'amafaranga. Amafaranga ni igikoresho cyawe, si sobuja. Gerageza wiba imbata y'amafaranga ahubwo nakubera igikoresho muri make. Iryo ryari itegeko rya cyenda. Itegeko rya 10 riragira riti niba uyafite wiyarata. Nibyo.
kugira ngo umuntu umenye ko afite amafaranga si ngombwa ko aba yambaye ibintu bihenze, si ngombwa ko bari mu modoka zihenze, yego nabyo ushobora kubigaragaza, ariko ahanini umuntu ashobora kurebera ku mabizinesi n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Wiyarata, gerageza ukora ibintu byawe witurije. Iryo itegeko rya 10. Itegeko rya 11 riragira riti wikoresha amafaranga cyangwa se wikoresha inguzanyo niba nta mafaranga ufite. Nibyo, wiguza wigira gute niba ubona nta mafaranga y'ubwizigame ufite yakugoboka ngo wishyure iyo nguzanyo, wiyifata, kuko umuhanga yaravuze ngo inguzanyo mbi ikurura ubukene. Nibyo, inguzanyo mbi ikurura ubukene. Wiyifata niba nta mafaranga ahagije ashobora kugoboka mu gihe bibaye ngombwa ngo ube wayishyura. Iryo ryari itegeko rya 11. Itegeko rya 12 riragira riti tegura neza imari yawe. Nibyo, gahunda ni itandukanya uwatsinze n'utsinzwe. Nibyo, tegura neza gahunda yawe bizagufasha, kuko buriya umuntu wese wageze ku mafaranga hanini baba bakorera kuri gahunda, aho usanga babyuka kare bakora bihiringa bashakisha amafaranga. Gerageza nawe, burya bavuga ko igihe cyo gukora n'ubundi ari hagati y'imyaka 20 cyangwa se 30, hagati aho niho umuntu aba agifite imbaraga. Iryo ryari itegeko rya 12. Itegeko rya 13 twihuse baratubwira ngo amafaranga ni umukino, igukukinwa, igukuba umukino ukinwa. Ese ni gute amafaranga aboneka? Iryo itegeko rya 13. Itegeko rya 14 riragira riti gira gahunda n'intego zisobanutse. Nibyo, niba ufite gahunda, ibintu byawe bipanze, utese akazi karatangira ryari, ntiwice igihe, ibyo byose ugenda ubyubahiriza bizagenda bigufasha kuba watera imbere. Iryo itegeko rya 14. Itegeko rya 15 riragira riti koresha amafaranga mu gukemura ibibazo by'abandi. Nibyo, yifashisha ukemura ibibazo by'abandi. Itegeko rya 15 niko ritubwira. Itegeko rya 16 riragira riti ntukanga amafaranga. Itegeko rya 16 ritubwira nibyo, nubwo yaba make wiyanga, gusimbuze ngo wakire ubusabusa cyangwa se urusenda, ariko buriya ntukanga amafaranga, gerageza uyakire, bizagufasha kuko ugenda uyakusanya azashyira gwire, kandi buriya n'abatunze menshi bahereye kuri rimwe. Itegeko rya nyuma, amategeko 17 twabateguriye uyu munsi kuri Hand of God, mu mategeko yafasha umuntu w'urubyiruko cyangwa se undi muntu uri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 30 kuba yatera imbere. Riragira riti sayo winjiza y'ingenzi, ahubwo ay'ingenzi ntayo usigarana. Nibyo, ese wizigamira ngahe? Muyo ukorera wizigamira ngahe mbere yuko ubanza kujya gutagaguza amafaranga cyangwa se kuyakoresha ibindi? Niba uri muto ufite amahirwe, icyemezo ufashe uyu munsi ku mafaranga yawe nicyo kizagena ejo hawe. Hitamo ubwenge. Nibyo, ubumenyi nibwo bwa mbere, kuko muhanga yaravuze ngo ushaka kubika mu bwonko. Aya amategeko 17 yagufasha kuba wazamuka nawe ukaba watunga amafaranga ndetse atari make. Iyi ni Hand of God ukomeje gutega amatwi. Yaguze ikiganiro na Leonze, mukomeze mukuri subscribe kugira ngo uzitubane no mu bindi biganiro bitaha.